Uko abahakazi bashobora kwinjira muri telefone yawe. Hari abantu benshi batekereza ko fone yabo ifite umutekano, ariko ukuri ni uko telefoni nyinshi zishobora kwinjirwamo n'abahakazi, kandi ikibabaje ni uko rimwe na rimwe nyirayo atabimenya vuba. Uyu munsi tugiye kureba uburyo abahakazi bashobora gukoresha kugira ngo binjire muri telefoni cyangwa kompiyuta y'umuntu. Uburyo bwa mbere ni amalinki arimo uburiganya. Bumwe mu buryo bworoshye hakazi bakoresha ni ukohereza linki z'uburiganya. Urugero, ushobora kwakira message ivuga iti watsindiye smartphone nshya. Kanda hano uyifate. Iyo ukanze iyo linki ushobora kujya ku rubuga ruriganya. Iyo winjiyemo amakuru yawe, hakazi ashobora kubona password yawe. Ibi ni byo bita phishing attack. Ubwa kabiri ni amapplication atizewe. Hari abantu benshi bakunda kudownloadinga amapplication aho babonye hose, ariko hari app zimwe ziba zirimo malware. Malware ni porogaramu mbi ishobora kwiba amakuru, gukurikirana ibyo ukora cyangwa gufungura kamera ya telefone yawe. Niyo mpamvu ari byiza gukoresha app ziri muri Play Store cyangwa se App Store gusa. Ubwa gatatu ni Wi-Fi idatekanye. Iyo ukoresheje Wi-Fi ya public nko muri cafe cyangwa restaurant, ushobora kuba uri mu kaga. Hari abahakazi benshi bashobora gushyiraho Wi-Fi isa nk'iy'ukuri. Iyo yinjiyemo ashobora gukurikirana amakuru yawe. Urugero, password, email cyangwa amakuru ya banki. Ubwa kane ni password zoroshye. Abantu benshi bakoresha password zoroshye cyane. Urugero, nko kuva kuri 1 kugera kuri 6, password cyangwa amazina yawe. Abahakazi bashobora kubimenya mu masegonda make. Ni byiza gukoresha password ifite inyuguti nini, inyuguti nto, imibare n'ibimenyetso. Ubwa gatanu ni email z'uburiganya. Hari email ziza zisa nkaho ziturutse ku bigo bikomeye, ariko ziba ari uburiganya. Urugero, email ivuga ko account yawe ifunze, ikagusaba kuyinjiramo vuba. Iyo ukoze ibyo igusaba, haka ashobora kubona amakuru yawe yose. Ubwa gatandatu ni USB zitazwi. Hari igihe umuntu ashobora kubona USB itazwi akayishyira muri kompiyuta, ariko iyo USB ishobora kuba irimo virusi. Iyo uyishyize muri kompiyuta, virusi ishobora kwinjira muri system yawe. Niyo mpamvu ari byiza kwirinda gukoresha USB itazwi aho yavuye. Karindwi ni social engineering. Iri ni rimwe mu mayeri abahaka bakoresha cyane. Social engineering ni igihe haka ashuka umuntu akamubwira amakuru y'ubwe. Urugero, guhamagara umuntu akiyita umukozi wa banki, akamusaba password cyangwa code. Iyo uyimuhaye, haka ashobora kwinjira muri account yawe. Umunani, virusi na malware. Virusi ni porogaramu mbi ishobora kwangiza fone, kwiba amakuru cyangwa gukurikirana ibyo ukora. Hari malware zimwe zishobora kwandika ibyo wandika kuri keyboard. Ibi byitwa keylogger. Icyenda ni update zidakoreshwa. Abantu benshi ntibakunda gukora software update, ariko update zibafasha gukosora ibibazo bya security. Iyo udakoresha update, haka ashobora gukoresha icyo kibazo akinjira muri system yawe. Isomo ry'ingenzi: nubwo haka bafite amayeri menshi, hari ibintu byoroshye bishobora kugufasha kwirinda. Urugero, ntugakande linki utizeye, koresha password zikomeye, downloadinga application zizewe, kandi ukore update za system yawe. Ibi bishobora kurinda fone yawe n'amakuru yawe. Niba iyi video uyikunze, kanda like, wandike comment, kandi subscribe kuri channel. Mu gice gikurikira tuzavuga ikintu gikomeye cyane: uko wakwirinda hakazi ukoresheje uburyo bworoshye buri wese yakora. Ntucikwe na part 4. Njye twabanye nitwa James, mukomeze guhabwa ikaze kuri Sibo James Tech and AI. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.